Sabe waragiye undutisha bampinga nzima urabansumbisha ngwino nde narakubwiye mpinga nzima ni impanga yawe sibyo nese simfite njye umugore erega nanjye mfite umugore mfite miliyoni subscribers baranze ninjye gifi kinini interview nkoresha uwo nshatse nk'abasigariza ntubizi niki ntagukorera Sabe unyihenuyeho ntabwo ari kukwihenura akaruta kandi karakamira narakubwiye reka narakubwiye unyihenuyeho utaravunika ariko nuvune kuzabyuka nese ubazi urashaka ikibazi aya representing culture representing amarira representing ibitunguru representing impanga ebyiri imiryango itandukana yari inkozeho representing imiryango itandukana iri kurira nzamurira hano gato have ngoreraho oya byimenyereje naye nazasimbuka ari byo mvuye gukora mu mpanga ebyiri kora iki kiganiro ko kitaragenda ma have hako wari upfuye sinyura mu marembo have we ndikumva ari nge nukatari nge wasimbutse hako barabazi ibiti birebire shayago wiseka ubu ngubu abo barabazi twarizaga nitwe turi kurira ibifi binini bimiraba yago se none ndakibuka na cya kivugo cyanjye nkuko byara gerageza nanjye cya kindi kuva twashwaniye narakibagiwe nagerageza hako Sabe watinze kunyakira yago by the way urabona reka manze ngushimire ko twongeye kwihuza yago unzibeho nago niyunze nawe reka nivuge numve ko nkibyibuka ko se ikibazo cy'ababara ndikwara mu ngingo Sabe animikaya urabona hano ku Isimbi TV yego wakirizaga abantu cocktail unzibeho mbanze mvuge maze kwa yago ntuzakine n'izina yago ntago nabikora narabibonye byinshi mbitse byanyu warabibonye narabibonye ibi byose imusiramuye warabibonye byose n'ingaruka mu madushe warabibonye byose sasa unzibeho mbanze mvuge hano ku Isimbi windeba hano ku Isimbi wakirizaga abantu ama cocktail juice ukakiriza abantu ama vanilla ukakiriza abantu iki hako sha kuva wagwire dore wamaye super deep ngo nkwe ngwino ndore rero uzama igikoma sawa okay naku ntizinze mu magambo urabiza hano kwa Yago TV show ivuge yego chevi imikaya ashwi yambara ndagusuhuje umwaye ikaze wo ukurikira Sabe nizere ko umeze neza nubwo ngiye namugaye niba utameze neza kandi humura komera bishobora kuba ari byiza uyu munsi ejo bikaba ari bibi bishobora kuba ari bibi kandi ejo bikaba ari byiza ahangaha rero ndakubwiza ukuri kuri ngewe byari byiza ubu ngubu naravunaguritse gusimbuka byankozeho baba we ahangaha turi rero ni ku muvandimwe Yago ngewe nubwo yavuze ko gusabira imbabazi ku macano ye bidashoboka yagufatira hano twiyunge kare ikibazo uje wavunitse yuzu uri muzima uri cya gifi navuze kimira abana akosha nuko wenda Yago mvuga ibintu hano mukaza Yago ari ibintu nakubwiye ngo nzibeho nuze kumvugiraho nukine n'izina Yago hano turi kuri Yago TV show ari ibintu ku Isimbi tugira ziba ari ibintu ku Isimbi tujya tugira by'umuryango no gufashanya no kuvuga abantu twiriza dutanya imiryango ubu nibwo nabona iburemere bwabyo ubu noneho nge ndikurira byanyabyo nabyo bitunguru birimo ibitunguru se warira ufite imbago ako Yago akosha ubanza nangiye kugukunda nangiye kukwita izina ryanjye gusa ngiye ndi top shatter nzibeho mbanze nivuye ndi top shatter out there Yago ibibazo byo kuvuga ni byinshi yes Yago nyine ubundi bajya bavuga ngo ngaho umugabo aguye urenza hitaka iretaka we ko ndarenzaho super deep wanyakirije super deep bro noneho super deep aho umugabo agize Yago uzi ko nanjye suko kubeshya mbere urabyibuka ko twari inshuti tukaza gutanwa n'indonke n'amafaranga yo kwimana abatumirwa Yago gusa kuva navunika kuva nanzira mu binondore ziri amahanga mwanatandukanye imiryango sinatinya kuvuga ko ndo gato yuti aho yagasubiremo abakurikiye Yago TV show baturebe barebe twiyunze
big energy stand up uzirebe twagiye ni gute sinatinya nyine kuvuga yego wenda kwemera si ubuga kandi no kwisubiraho ubwa utisiwe byara ubwa warababonye bari ababyinnyi nabo warabonye bari ababyinnyi bakora ubudense ngo naba best ibyo twapfuye nibyo byinshi gusa nanjye aka kanya abantu bakurikira isimbi n'ukuri kw'Imana get to it one shot pow yago reka abadukurikiye bakurikiye Yago TV show reka tumunote mu ba big energies Yago nkunda akantu ukunda kuvuga Murungi Sabe nubwo yavunitse nta mu big energy ujya mu mpanga muze munyomoze hano kuri kamera Yago hari akantu ujya ukunda kuvuga ngo tujye tugerageza nakubwiye ngo uze kunzibaho mbanze mvuge Sabe ngo tujye tugerageza gushimira abantu bakiriho abahe Yago ndagushimira big shout out kuri wowe yego nazize urw'abagabo nawe wahagwa oya cyane ko numvaga nawe ibintu bavuga ngo ibintu ngo by'amatirisamu ngo batatu ngo buregeye urumva ko atari urwanye nyine nuko wenda nge nubatse Sabe ariko utangiye kuza kunzana mu mwandiko se Dabije arambaza ikira uriya nawe nanyurwa numvisha abantu benshi bari kugusaba imbabazi nanjye ntikuyemo wasanga nawe wenda ashaka kuza oya Dabije nawe namubabarira the top shot Yago sasa reka nse nkwegeza agatebe hano imbere hanyuma dukore interview burana kwa Yago iyi ni Yago TV show nta kibazo maze shaka ngo bambone ngenyine zimvune bazirebe ngenyine ese se wasimbutse muvandisi ako ko mvuga ibintu mukaza no ku ma space mukanuka si wasimbutse Simbuka TV mbaye urw'abarore Simbuka TV rwose sasa uretse hano baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze wasanze bweze bibaho ko bujya bwera ariko bukaribwa nazo n'ubundi kuba bwareze nukamuze guseka bari abana turabazi bigana agasego kanjye umunsi umwe bazaseka bikanire binere barabazi sasa tugana ku musozo hano kuri Yago TV show top shata tugira utuntu n'utundi ndakubaza ibibazo bibiri gusa ubundi nguhereze miliyoni y'amafaranga wigendera ujye kwivuza ndabona igisebe kimeze nabi rwose sasa nirihe iki ushaka kuvuga iki Yago ndahinduka kabarore umuntu watangaga amafaranga ku isimbi banzi ndasaba amafaranga ako nuratanga miliyoni nta kibazo twihute sasa ndimo ndashaka kujya gukoresha operation check up kubera ko kuguru kuri kundya byataye umeze nabi ndabibona sasa Sabe Murungi Sabe ndagira ngo umbwire ese nirihe somo wigiye mu gusimbuka cyangwa se ni ikihe gikorwa waba ugiye kutwereka nyuma yo gusimbuka kavunika ari byo uvuyemo mbere na mbere ikintu nabwira abantu filime si iz'abato gusimbuka si iby'abato ahubwo ikintu mba numva nyine ari ukuntu ibintu byose bikubaho bikakubera urwibutso cyangwa se bikakubera isomo njye mba numva nk'isimbi kugira ngo ntazibagirwe ibyambayeho nahita nka Simbuka TV kubera ko nahuye n'ibizazane wenda bajya bavuga ngo umuntu ngapfuye yizize cyangwa niwe wizize yego wenda sinajya kure yuko kuri ko kwizira ariko nyine nawe Yago ntago babyoroshye ariko narababwiye ngo iwacu tunywa amata nitunywa rikeri ngo dusimbuke sasa ndagira ngo mbaze ikibazo cyihuta tunasoza ikiganiro hano kuri Yago TV show top shata ndakubaza ese mbere yuko usimbuka na Dabije ari mazenguruka hariya nawe agiye kuza gusaba imbabazi Dabije nayo yazisaba ariko top shata baranze baraturogeshe noze nyuma yo kwereka ko wenda tuzira indonye nawe ubundi collaboration yanjye nawe nuri yacita na bayirene bose twakabe dukora ibintu byagutse uze kunzibaho rero ntago nshaka kwiyunga namwe muzaza barabazi sha sasa nkubaza ikibazo cya nyuma dusoza iki yo kumbaza ni cya nyuma ndanagushimiye ko ari wo bashiye kuntumira kuri TV yawe wavuze ko utazatubiraho umuntu asaba imbabazi ariko nabwo nkeka ko wenda ushaka views z'ibibazo nawe nabyo yego ariko nagushimiye Yago nagushimiye wari ugiye kumbaza ikibazo yanjye kukubaza ati mbere yuko usimbuka mbere yuko kumva wasimbuka igipangu mbere yuko uvunika mbere yuko mukora ibyo byatumye usimbuka igipangu ese ndakubaza mwari mwatetse iki duteka mu bijyanye n'iki ntumbwire ko mwagize ibyo mukora mutari mwatetse iki mwari iki mbere yuko ugira gahunda yo gusimbuka igipangu ukavunika mwari mwatetse iki nk'uko byagaragaye ku mafoto cyangwa se ku mavideo aho twari turi ni kuri hoteli
nkeka ko rero ntabwo ari twe twari twatetse kuko ntitwari turi muri honeymoon ngo wenda turiga guteka, twariyibaga nta kantu twibaga, nta kantu numva buri wese yariyibaga yirwanaho ariko nyine bari badutekeye gusa twari twariye ibintu byinshi byongera energy kugira ngo nyine baburetse gatoya ndashaka iryo jambo urimvugire neza kugira ngo hano ni kuri Yago TV show The Top Shatter, ngira ngo abantu badukurikiye bishime bagira akanyamuneza ngo mwari mufite Yago twari dufite energy. Sasa mbwira neza numva bamaze iminsi bavugira iwawe nge ntabwo wenda ndibuze kubivuga hano kuko nitandukanyije nabyo, ndi umufana wawe ariko sinajya muri ako gatsiko. Gusa icyo nakubwira twari ibintu byongera imbaraga ku buryo umugabo wese yahanyura nk'umugabo gitoya. Wakumva utavuga big energy ntuzangarukire kuri channel, wari wansabye imbabazi uza kurira hano uza kuri space bro, narababwiye kuva kera kaboom fire ntuzamenyere The Top Shatter vibe have nago nyeneye ibintu mbwira oya narababwiye kuva kera bro, mbabwira uburyo muri show busy harimo amarozi, reba ukuguru gutwaye mu ntoki ngo ntiwavuga big energy